ndashimira Imana ko imbashishije kugera aha ngaha, ariko kandi nakererewe, ntabwo nabigambiriye, si n'umuco wanjye. Nari mfite umuntu urwaye umuturanyi, nari nagejeje kwa muganga, byansabaga rero ko mbanza nkamusubiza mu rugo. Ubwo rero mu nzira tugenda duhura n'ibituma dutinda, ariko ntabwo twari twabigambiriye, ariko Imana ishimwe ko tuhageze. Yesu ashimwe. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6, dusome duhereye ku murongo wa 24. Igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6, duhereye ku murongo wa 24. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya arahagota, maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakorwe kamwe k'amahurunguru y'inuma n'ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura mu mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramusubiza ati ubaye uti? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none, ejo tuzarya uwawe. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye none, yamuhisha. Umwami yumvise ayo magambo y'uwo mugore, ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamubonye bamurebye, banyuza mu myambaro ye icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenza uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu ye yicaranye n'abatware. Nuko umwami amutumaho intumwa yo mu bahagaze imbere ye. Ariko intumwa itaramugeraho, Elisa abwira abo batwara ati ntimureba uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunsha igihanga. Nuko intumwa niza muyikingirane mukomeze urugi. Mbese ntimwumva ibirenge bya shebuja ko aje amukurikiye? Nuko akivugana nabo, intumwa iraza imugeraho, iramubwira iti umwami arantumye ngo ko ibi byago byaturutse ku Uwiteka, aracyamwiringiriye iki? Kandi Imana idufashe. Yesu ashimwe. Mfite ijambo riri ku mutima wanjye, kandi Imana niduha ibihe byiza tuzakomeza turiganire. Iravuga ngo inzara izashira. Haleluya. Inzara izagira gute? Ntuhemuke, ntutakaze ubunyangamugayo, inzara izashira. Haleluya. Torero, inzara izashira. Ubundi iyo bavuze inzara, abantu mwese murayizi. Hari inzara ya ngombwa umuntu agomba kugira. Iyo nzara ya ngombwa nyine, nk'ubu ngubu umuntu utarajya kurya arashonje, sibyo? Ariko iyo ntabwo ariyo nzara tuvuga. Iyo ngiyo ni iya ngombwa, kutayigira ni uburwayi. Ariko hari inzara ikomeye nk'iyi ngiyi bavuze, inzara irambye ku buryo ubura ibyo kurya. Atari ukuvuga ngo wabuze umwanya, atari ukuvuga ngo wenda wabwiriwe ariko nimugoroba uri burye. Inzara umuntu agira akabibura, yamara kubibura neje akabibura, neje bundi akabibura, ubwonko bwe bukazamo inzara kugeza igihe yumva afite inzara mu mpande zose. Ubwo nirinze kuvuga detaye z'inzara ko n'imyambaro kuyibura ari inzara, no kubura aho uba ari inzara, ariko ndavuga inzara y'ibyo kurya gusa. Imana idufashe. Kandi ntekereza ko ikintu cyabazanye hano ntabwo ari kugira ngo mwumve ko imiceri izaboneka, ngo mwumve ko ibirayi bizaboneka n'ubundi birahari. Ahubwo ni inzara yo mu buryo bw'umwuka.
iyi nkuru tuvuze ni inkuru ya Benihadadi, umwami w'Isiriya wateye Abisiraheli ngo aragenda arabagota. Reka mbabwire nubwo inzara yatewe no kugotwa, ariko nagira ngo mbabwire ko izashira. Iyi nzara ngo yatewe nuko Abisiraheli baguswe. Umwami w'Isiriya ngo aragenda arabagota, bajya mu gihome, arabihorera, ahagarara ku marembo, ahamara iminsi. Ntabwo Bibiliya ivuga iminsi yahamaze, ariko ni iminsi yamaze ibyo kurya. Ibyo kurya birashira neza neza mu mudugudu. Umuhanga w'umukire ngo yaryaga igihanga cy'indogobe, nacyo akakigura kimuhenze. Hanyuma noneho uciriritse nawe ngo akarya ku gakorwe k'amahurunguru y'inuma. Agakorwe kimwe cya kane cyako, ntabwo kari kose, ngo kakagurwa ibice by'ifeza 5. Inzara ni ikintu gikomeye. Niba hari ikintu giteye ubwoba ni inzara. Imana ishimwe ko inzara izashira. Haleluya. Imana ishimwe ko inzara izagira gute? Izashira. Ntuhemuke. Nubwo ubona ugoswe ukajya ubona nta nzira zihari, amakuru yumvikana y'Umwuka Wera aravuga ko iyi nzara izagira gute? Izashira. Izagusange rero utarata ubunyangamugayo, utarambara ibara. Izasange ugifite iby'igiciro bigihari. Imana idufashe. Ubundi ikintu cya mbere kiranga ko umuntu ari umunyenzara, iyo umuntu ari umunyenzara, icya mbere, umunyenzara atekereza nabi. Ibintu byose abatekereza nabi. Kubera iki? Ibitekerezo bye byose biva mu iterambere, bikava mu hazaza, ibyiringiro bigashira, agatekereza kunda gusa. Hanyuma rero iyo atekereza kunda gusa, igihe kiragera agatekereza nabi. Nukomeza kino gitekerezo twasomye cyangwa inkuru twasomye, iragenda ikwereka uburyo aba bantu bagiye batekereza nabi. Duhere kuri aba bagore. Ntaravuga aba bagore, nashaka kubabwira ko inzara yibagize impuhwe. Umuntu akaba yari afite impuhwe zigashira. Nubona umuntu atagisengera abandi, ukajya ubona yabishyira ku biciro, ukabona nta gahinda, ntuzagira ngo ni ikindi. Nawe afite inzara ntazakubeshye. Burya ni inzara yabiteye. Nubona umuntu adafite umwete wo kwita ku bandi, nta munyenzara wita ku bandi, nawe ubwe ntaba yishoboye. Noneho reba rero urugero rw'aba bagore. Aba bagore baricaranye. Ubundi birazwi rwose ku babyeyi bari hano, urugo rushonje rukaba nta biryo bihari, ntago mama na papa barya, duke babonye baduha abana. Noneho uyu mugore rero, kubera inzara yageze mu bwonko iramurenga, yageze aho yibagirwa abana. Ahubwo ndetse no kubibagirwa wenda ngo abacure ibyo yabonye, aravuga oya, ahubwo bagiye kumbera ibyo kurya. Aya magambo ntago ndi buyasobanure, ariko abakuru bari buyumve. Aho umuntu afata umwana akamurya kugira ngo warame. Murumva urwego rw'inzara yari iriho rwenda kumera nk'urwubu. Utese ubwo ushatse kuvuga iki? Ni hahandi umuntu ashobora kuba ari umukristo amaze iminsi mu rusengero, ariko kubera inzara y'irari ryo gusambana ryaje rikamwuzura, akagera igihe ajya gutereta abanyagice. Subwo ntaba muriye wa mugani wa cya Kinyarwanda cyabo, ubwo abakunze kwabaho. Murumva akunze kwabaho? Ntibibaho. Ni inzara. Navuga n'ibindi, ariko reka ne kubitindamo cyane. Uyu mugore ngo aricara ajya inama n'undi mugore. Ntabwo ari abagabo bicaye, ni abagore. Buriya isano y'umwana na nyina ni isano ikomeye, ni isano iremereye, ku buryo nyina w'umwana n'umwana bagirana umubano mbese ntibabyinginga. Buriya abagabo twebwe abana bashobora kutuzinuka bakarabwira ati ntago ari so, umwana akabyumva ko atari se, ariko nta muntu babwira ko atari nyina ngo byemere. Ntibikunda. Buriya umubano w'abana na base bawubaka nyuma, ariko umubano w'umwana na nyina uhera n'ubuzima bwe bwose, kuko batangirana ku munsi wa mbere babanye kuzageza ku myaka runaka amuha ubuzima bwe. Bafitanye isano rero ikomeye.
noneho reba rero ahantu uyu mubyeyi agera akibagirwa impuhwe zose n'urugendo yagenze n'igihe yarushye kugira ngo uyu mwana abeho, yarangiza agafata icyemezo akajya inama atabanje no kwicara wenyine, akajya ku wundi muntu wabonye umwana nawe bimuvunnye bagafata icyemezo cyo kumurya. Kubera iki? Inzara irambye, baramurya pe. Niba hari ikintu kimara isoni ni inzara. Inzara imara isoni, umuntu akarya ibyo ataryaga, akavuga amagambo atagombye kuvuga. Ugasanga umuntu arabwira uwo atagombye kubwira, aravuga amagambo atagombye kuvuga, bitewe n'iki? N'inzara. Munyemera aya magambo nyine nyavuga gutya asa naziguye, ariko murimo murayumva ndabireba. Yesu nashimwe. Uyu mugore wariye umwana ntiyagira n'ikimwaro cy'amahano yakoze, ahubwo arahaguruka ajya no kurega n'abandi kugira ngo barye wabo. Bibiliya iravuga ngo uretse nuko bo bwabo babasha gukora ibibi, ngo bigisha n'abandi kugira gute? Kubikora. Wasambanye ntababajwe nuko yasambanye, ahubwo arimo arigisha n'abandi kugira gute? Gusambana. Uwibye ntababajwe nuko yahemutse akiba, arimo arigisha n'abandi kugira gute? Kwiba. Mbese ibyaha yarabikoze kugeza igihe agakiza kamushiramo, kamaze kumushiramo ntiyicaye gusa, ahubwo arajya kwigisha n'abandi kugira gute? Kubikora, kugira ngo nawe basigare ntawe bagize gute? Nta mwana bafite. Uyu rero ngo bagiye inama zo kumurya, niba yarageze hirya akisubiraho, ngo yagarutse yamuhisha, undi rero aza kwishyuza. Murumva ibyo yishyuza? Umwana wanjye twaramuriye, ngwino nawe turye n'uwawe. Uzasanga abantu babwira ngo ariko nimukabye, twebwe ntidusenga, twebwe ntidukizwa. None se hari uwabujije gukizwa? Nimukizwe niba ari gutyo mukizwa, ariko n'abandi mubarekere gukizwa kwabo. Se muranyumva neza? Izo manza n'iziki? Nimukizwe niba mukijijwe, mukaba mwumva rwose mwe n'Imana mubanye neza, urundi rubanza n'urw'iki? Ariko uzamenye ko gucumura ku bantu bingana no gucumura ku Mana. Niba ufite umugayo ku bantu ntuzatekereze yuko ku Mana nabyo byoroshye, kubera ko biravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose iki? Amahoro n'uwo kwezwa. Ubwo murumva bitabaye bibiri, hari ukubana n'abantu amahoro, hariho no kwezwa, kuko utejerwa atazareba umwami Imana. Icya gatatu nabonye, cyangwa se icya kane nabonye muri aya magambo cy'umushonji, mushonji wese avuga nabi, asubiza ibyo batamubajije. Nawe nyumvira, basanze umwami aramubwira ati ndengera, narumva n'icyo amusaba. Wahita wumva ngo Uwiteka se natakurengera, ibyo kukurengera agenda bikura he? Ni mu mbuga se, ni mu rwengero? Kubera iki? Narumva n'icyo amusaba. Murimo murabyumva neza? Narumva n'icyo agize gute? Amusaba. Ubwo se ubonye ari njye wakurengera? Njyewe se mfite iki? Njye se ndiho? Uwiteka natakurengera se? Bibiliya iravuga ngo arangije kuvuga ayo magambo, ngo abona kumubaza icyo abaye. Undi nawe isoni zari zararangiye rwose, kuba yarariye umwana yarabirangije, nta kimwaro kimuri ku maso, haba no gukorwa n'isoni. Aramubwira ati twariye umwana wanjye n'uyu mugore, none we yagize gute? Yamuhisha. Umwami yabuze igisubizo, ntiyashobora kurengera abanyenzara, ntiwabashobora. Cyakora ko Uwiteka niwe wabarengera. Niyo mpamvu ubona hari ibibazo bitarangira, abantu bagirana amakimbirane bakabunga ntibishoboke, abantu babahugura ntibemere, abantu babwira bati nyamuna byagenda gutya, ariko kada ibyo ntibibareba. Kubera iki? N'abanyenzara. Inzara yabageze ku magufwa kugera ku rwego, kandi ni mu gihe Abasiriya barabagose, babambura ibihe by'amasengesho, barabagota, ntibagisoma ijambo ry'Imana, barabagota, ntibagisurana, barabagota. Mbese baragoswe kugera ku rwego ahasigaye ni amahurunguru y'inuma, nayo ngayo asigayemo indani, ni ibihanga by'indogobe nabyo biraboneka bigoranye. Mbese ni ibibazo. Arangije rero, sinababwiye ko abanyenzara batekereza nabi? Nawe nyumvira. Ngo arangije aravuga ngo Elisa, ngo nintamukuraho igihanga ngo Uwiteka bimpore. Elisa yigeze atumira Abasiriya ngo baze kubagota? Elisa, ibibazo byawe wabishyize ku bantu, urabahora iki?
kugeraho urumva neza wagambiriye kubanga bavuga uti shani nantabara jewe nanjye nzare uzagera iwanjye. Iyo nzara nta waje ayikoreye iwawe, ibyo byagufite nta waje abyikoreye iwawe, witekereza nabi. Humura, naje kukubwira ngo iyo nzara izashira. Haleluya! Iyo nzara izagira gute? Izashira. Umwami nyiribihe, Imana ishimwe, unyuranye ibihe, uhindura ibyanze guhinduka, ufite inzira zisaga 1000, ukora ibitangaza wenyine, utegeka umucyo ugahunga karema, umwijima ugahunga karema umucyo. Uwo nguwo yavuze ngo inzara izashira. Haleluya! Inzara izagira gute? Izashira. Murumva ibibazo byabaye kuri aba bantu? Ibi rero nibyo ukwiye kwirinda, nanjye nkabyirinda. Muri iyi nzara ukwiye kwikomeza, muri iyi nzara ukwiriye kuba maso. Ikindi kintu nabonye inzara ikomeyeho, inzara itera umuntu gutanga ibyo yakundaga, ukabitanga pe neza, ibintu waguze ushaka, vuga uti ibi bintu bizangirira umumaro, ukabitanga. Mu gitabo cy'Itangiriro Bibiliya ivuga ukuntu Abisirayeli bashonje Kanani mu Egiputa, hari ibyo murabyibutse. Uburyo Yosefu ngo bagiye bwa mbere bamubwira ko bari 12, none baje ari 10, umwe inyamaswa yamuriye, undi kandi yasigaranye na se. Hanyuma arabwira ati nimuza mutazanye uwo nguwo ntimuzirirwe mugera hano. Baragenda rero babwira Yakobo, baramubwira bati Yakobo, nagira ngo nkubwire dore uko ibintu bimeze, dore batubwiye ngo tuzagaruka ariko tujyanye Benyamini, nitutamugarura ntituzamucirigera uwo mugabo. Undi akavuga ati reka ati uwo mugabo niwe ugitinyuro, wateye ubwoba kandi niwe wica ukagira gute ugakiza. Bakirya ibyo yabazanye, Yosefu nako Yakobo yahakanye ko azamubaha, arabihakana neza burundu, arabihakana. Bigiye gushira, umwe yaramwegera amubwira ati ariko waduhaye Benyamini twasubira bitarashira. Naramubwira tuzabe muzapfe wenda mushire, ariko ntawe mbaha. Bukeye rero inzara iramufata, ngo imare kumufata neza imaze kumucakira bye, ngo ahita avuga ati ntacyo, ngaho muzamujyane, ariko muramenye ni mu musigaye imvi zanjye zizagikuzimu nkibabaye yamugumana. Ariko inzara yamuteye kurekura ibyo yagiraga gute yakundaga. Ndashaka kukubwira ngo inzara ntikurekuza ibyo wakundaga, humura izashira. Imana ishimwe cyane. Inzara izagira gute? Izashira. Ibi bimenyetso rero byose nagira ngo umuntu wese aze kureba ko atabifite. Na Aburahamu yigeze guhunga inzara, arasuhuka bwa mbere ngo ajya mu gihugu cya Egiputa. Ageze mu nzira abona ntari bugereyo, aravuga ati sunda bigenzane. Aravuga ati umva rero Sara banyica, ariko uzavuge kuri umushiki wanjye. Uzi ko Aburahamu yemeye akamutanga neza, bakamujyana neza bakamurarana, reba araho arara wenyine kubera inzara. Hihangana neza inzara. Ugira ngo se byabaye rimwe, byabaye n'ubwa kabiri. Imana yaramuhinduriye n'amazina rwose, yaramubwiye yaranabyaye Ishimayeli, ariko birangira nanone inzara imufashe. Umwami w'Igerari nanone ngaramujyana. Iyo ataba Imana yamuburaniye rwose, Aburahamu byari byamuyobeye. Kubera iki? Inzara. Ndagira ngo rero ntaza no gutinda, dusenge, ariko mbabaze, inzara ikugeze. Nibyo Benihadadi yaragose. Navuze ngo aya magambo ntabwo ndi buyasobanure cyane, keretse wenda ningira ibihe byiza Imana ikamfasha, ariko nashaka kubabwira ko Benihadadi yaragose. Benihadadi yaragose iburyo, aragota ibumoso, agotana inyigisho z'ibinyoma, agotana ibigeragezo bitarangira, agotana imbaraga nyinshi, ku buryo abantu bose bahora muri stress bagera igihe bagotwa. Ahantu bakuraga ibintu byo kubatunga harashira neza, abasigaye n'agakorwe 1/4 cy'agakorwe k'amahurunguru nako bakabona bigoranye. Abagize ngo ni abanyembaraga, ni igihanga cy'indogobe. Ubwo igihimba ntuzambaze iyo cyagiye, ni igihanga gusa. Ubwo igihimba cyagiye hehe? Umuntu yatungwa n'ibihanga, agatungwa n'amahurunguru akabaho.
uyu muntu wamushakiraho iby'imbaraga, wamushakiraho ibyiringiro, wamushakiraho indirimbo, kandi si mu bami, si no mu bikomangoma, no muri rubanda, bose basangiye ubwo buzima, nta byiringiro bihari, umudugudu urazengurutswe. Ariko reka mbabwire, yemwe abagoswe mwe, inzara izashira, nimuhemuke. Haleluya, komera, inzara izagira gute? Izashira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Muririmbyi wa 385 yaravuze ngo murinzi we ngo menyesha igihe, ngo iwacu se ni muhero. Arabanga ijoro ririjimye ariko buracya hanyuma. Aramubaza ngo nifate, naravuga ngo ntukarire, ukomeze, nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Yumva ntanyuzwa, ajya kubaza umurwanyi, maze aturiya wenda we nukurinda gusa, nta n'intambara afite, nukureba umwijima byonyine. Hanyuma se wowe uri mu ntambara bimeze ute? Arambwira ngo urugamba ruzashira, ariko guma mu ntambara, ntubabare, wihangane, wireke imirimo yawe. Sifa kwa Mungu. Nubwo umudugudu ugoswe, inzara ikaba yateye muri wo, agakorwe k'amahurunguru kakaba gahenze, yewe n'igihanga cy'indogobe kikaba gihenze, humura, komera, iyi nzara izashira. Itazasanga umwana waramuriye, itazasanga usigaranye umushiha, itazasanga nta mpuhu kigira, itazasanga ubayeho nabi, ukazarira inzara yashize, abandi bagaburira abana we nta kintu baho. Nyiribihe yavuze ko inzara izashira. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo agiye kubaza ibyaremwe byose, baramubwira ngo dore isi yacu izagushira, haza indi horaho. Undi aravuga ngo numenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana, byiteze impanda ye. Ahita akomera, agenda avuga ngo twishime mu mitima yacu, kuko imuhira ari hafi. Duhumure, tuzagira gute? Tuzaruhuka, tutakibabara. Nawe akomeza abandi. Haleluya. Aravuga ngo ntukarire, tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura amahoro kwa Yesu mu ijuru. Imana nibampera umugisha. Nagira ngo dusenge. Numvaga kandi twasengera abantu, nubwo aribwo dugitangira, ariko ntitwabura kubasengera nyabuna. Hari abantu inzara yishe, bagira ibyago, barangiza, bagira ibintu, mbese uyu munsi ibintu by'abantu bazima byabashizemo n'abanyenzara. Ijwi ry'amahoro ntarihari iwabo rwose, ntarihari, ntaryo. None agakorwe k'amahurunguru ntibakikayishoboreye, bageze ku rwego barya abana. Mbese ibihumuriza byabashizemo kugeza igihe nta byiringiro byo gutabarwa bafite. Ndumva mbere yo gukomeza n'ibindi, wenda ibimenyetso by'inzara niba bikugaragaraho, reka dusengane Imana, dusengane rwose. Wigire ejuru, ubwire Imana uti ndabona ibimenyetso by'inzara bingaragaraho. Icyambere, nashize isoni, nsigaye nkora ibintu binyuranye n'iby'abandi bakora. Ibyo najyaga ntinya nsigaye mbikora, biragaragaza ko isoni zanshizemo, ni ikimenyetso cy'inzara. Nsigaye mvuga nabi, ni ikimenyetso cy'inzara. Hari ibimenyetso byinshi, hari ibintu by'igiciro nari mfite ariko ntangiye kubitanga hafi yo kubimara. Ndetse abantu nigishije ubutumwa bwiza, ni ngewe uri mufata inzira yo kubaho urugero rubi ngo bagwe. None Mana ndengera. Hari umuntu se wumva twasengana? Nahaguruke, Imana ibahe umugisha. Ndasoje. Umuntu wiyumvamo ibimenyetso by'inzara nahaguruke dusenge. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Nta yindi ntego y'ubutumwa bwiza niyo ngiyo, ni ukwipima ku ijambo ry'Imana, twarangiza tugasenga Imana. Niba ari aba babiri bonyine nibo tugiye gusengera, ariko nawe niba uhari, erega uretse kutanabye washaka kubihakana, ariko birahari. Umugore wawe arabizi, n'abana wabyaye barabizi, abaturanyi barabizi, harya mu kazi ukorera barabizi kuri umunyenzara. Nta kintu cyo kubafasha ufite, n'ikimenyetso kigaragara gikomeye. uretse gushakisha ngo wumve. Hari n'umuntu uvuye hano adafashijwe, yabyutse mu gitondo ntagira ikimufasha, yiriwe mu kazi nta kintu kimufasha, aje muri ranshawa nta kimufasha, kandi guhembura umunyenzara biragora. N'ubu ngubu ntafashijwe, asubiye kundi inzara iramuhitanira mu nzira. Ariko nashaka kubwira ngo itaraguhitana hari umara inzara, yavuze ko iyo nzara izashira. Reka dusenge Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iyi nkuru nziza y'ijambo ryawe. Iratubwiye ngo inzara izashira. Haleluya. Inzara izashira. Inzara izashira. Inzara izashira. Nubwo abantu bagoswe, isoko y'ibihumuriza igashira, isoko y'ibitunga abantu igashira, isoko y'ibyiringiro igashira, ariko imbaraga za Beni Hadadi ntizizahaguma.
imbaraga za Benihadadi zizarangira, imbaraga za Benihadadi zizacogora, imbaraga za Benihadadi zizatsindwa. Abantu bishwe n'inzara, ijambo ryawe riravuga ngo wowe Uwiteka uzabatabara. Dusengeye aba bagabo bahagaze imbere yawe, dusengeye aba bakobwa bahagaze imbere yawe, imitima yabo yabemeje ko bafite ibimenyetso by'inzara, ariko inzara itarashira. Turabasengeye kugira ngo bagire imbaraga, ejo badahemuka bagakora ibyangwa n'amaso yawe, ejo badakora iby'amaso yawe yanga. Turabasengeye mu izina rya Yesu, turabingingiye, turabahendahendeye ngo ubambike imbaraga, ubahe gutsinda, ubahe ububasha, ubateze intambwe, bakomezwe nawe kandi izina ryawe rikomeze kubahwa. Turagushimiye kubahaye umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Hanyuma turimo turahaguruka, muhaguruke dusenge, hanyuma dusengere n'ibindi byifuzo, hanyuma dusubire mu kazi. Mana Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kuvuganye natwe, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, kandi ijambo ryawe rigira umumaro wo kuduhugura, ryabanje kutwemeza ibyaha, hanyuma kandi ni ijambo riduhanira gukiranuka kugira ngo umuntu wawe abe ashyitse rwose yemewe nawe. Turi imbere yawe rero tumaze kuryumva, tugushimiye umumaro waryo rigize muri riteraniro. Komeze kubana natwe no ku bindi byifuzo aba bagabo bafite, aba bagore bafite, aba basore bafite, aba bakobwa bafite, abari mu rusengero, abari online, twese turi imbere yawe Mwami. Tukwikoreje amaganya yacu, tukwikoreje imitwaro yacu ngo dutabare. Harimo abatinze mu ntambara, ubarwanirire. Uri Yesu ushobora byose. Turi mu ntangiriro z'iki cyumweru, ukora imirimo n'ibitangaza. Mushiki wacu mwene Data, mugirire neza, abone neza yawe. Amaze iminsi akwinginga, amaze iminsi agutakira, amaze iminsi aguhamagara, amaze iminsi